Okay. Aba ndumva nanjye no gusiga. Uteretse hasi baraseka dore uzatumira abantu. Indi round nanjye kubareko. Indi round. Reka maze babwire. Izi zo bari kuzimara. Ndemereye indi. Izi zose muzimaze mu nsabindi. Urabyemeye ibaze ko ushobora kubifata ukanabyishura wowe nyine oya njye nabyishura ahubwo ikibazo ni ajya abikora wamara ibi bintu kuva ibaze ko kuva twamenyana yanzaniye kopi mu kazi rimwe nabwo namwe mvuga ngo mana ngiye gufa kugira ngo areke amahera ye bimeze bite muri kampani ndagukomeje ibintu bimeze neza urumva umuntu mukuru abazi umuntu aba agomba kubaza mu gihe mwema muri hano ntazi ibintu byanyu umuntu mukuru ushaka kumenya amakuru y'ahantu kampani dusangize mugiye ikigenderwa cyo kugura hariya hantu baguze ni ukwagura kampani ni ugutekamo amakontineri baje kuvuga porogaramu zo bose yambwiye ngo duhure tuvugane ubu ngubu mu kanya nimubona ngiye ibyo turaba tugiye gukora ku ruhande tukaganira urabona ko na boss ariko nori kuriyemera amakuru ufite uri ku isonga mubaza baze ko nyamama nanjye amakuru yawe ntabwo n'ibihuha ahubwo se uri kubona ukuntu bose aba yatwiranze ese ntashobora kwicara kuri table yacu gake batabirukana bwose ariko ndamukunda pe ibintu byo gukunda bo ariko se ibintu byo gukunda bose ari ubwo Imana yavuze ngo ntabwo mukwiye gukunda aba bose ese amukunda yamaze kunywaho cyangwa na mbere yose amukunda oya seka bose impamvu ituma mukunda ni bose wanjye ama amafaranga ariko niwe usuma mbaho murabizi muri kureba ukuntu bose aba yatwiranze nese bose kari bose sibyo aba bose mubizi biyemera oya bose bariza abakire bakunda ibintu bituje ariko uyu nguyu afite business zirenze uyu icyo agomba kumenya kimwe cyihutirwa nuko agomba kumenya ko bose ari umugabo umupapa w'abana nese bose kuba afite abana nese ntabwo twe n'abana tuzagira oya ariko byo mu erega uraseka noneho ubutaha nawe uzadukoresha mbese nk'imandwa ya bosi ntabwo ugenda imandwa ya bosi ndi umuntu bosi yubaha abona nyine reka yabonye CV yanjye aravuga ati uyu muntu ngomba kumwegereza CV yawe yubaha aravuga ati umuntu ngomba kumwegereza hanze bari umutekano muke bose yabemerera ko twicara hano Imana wembuze telefone yanjye yanyishyura nigendera ese ko nta mafaranga afite kuri telefone amene mu ntoki muko nyishyura nigendere ubundi bosi wajya kumwiyenzaho buri ariko oya genda gake hano kwicara hano bosi yagira umugore genda gake muko agira umugore itonde mumbwire afite umugore n'abana batatu bosi uretse nzamusiga ukina n'umushahara uhembwa ntugakine n'umubosi ese ndabigenza gute telefone yanjye ndayibuze kandi nawe hariho amafaranga ushatse kuvuga ngo nyine amafaranga ari kuri telefone kandi nta mafaranga ufite mu ntoki ariko ibyo mwigize ni ibiki we urabona umuntu aba yavuye mu rugo guseka umuntu aba yaje mu muhanda aje gukorera amafaranga izuba ryirirwa ryica umuntu warangiza ngo nta mafaranga ufite nyishyura vuba nigendere none se waretse basi nkashaka umuntu nyakubiza nkakwishyura muhereza amafaranga nigendere akazi kanjye mo karapfa basi nta kuntu wafata n'ishakoshi yawe nta sakoshi yawe nshaka icyo nshaka ni amafaranga yanjye gira vuba ariko muko nako wandaya ubu ngubu urabona umuntu aba yaraje ataje guseka abantu umuntu aba ashaka amafaranga gira vuba umuntu yigendera
mbabarira pe oya nta kintu cyawe nshaka mpereza amafaranga nigendere nisubirire mu kazi dore amasaha arimo aranagenda gira vuba none si iki ko nshaka amafaranga yanjye icyo nshaka ni ijambo akira amafaranga yawe hanyuma nkigendera nta kindi dupfana amafaranga gira vuba umuntu yigendera ese bariya ko bashungereye bigenze bituma reba uyu mukobwa nako iyi ndaya dore ko zadufatiye imyanzuro dusigaye tuzitwara zikanga kutwishyura ngo bataye ngo amatelefoni kandi aba ari amatakira ngo mpereza amafaranga yanjye nigendere gira vuba dore amafaranga aravuna gira vuba gute umukobwa mwiza nkawe utega moto ntabwo ndi indaya nataye telefone yanjye akuvanye hemba afashe amvanye Kanombe ntabwo bikureba urishyurira umuntu u Rwanda gira vuba shaka uko ubigenza mbone amafaranga yanjye reka mbabwire basi ukuntu byagenze ntabwo mutamfata nabi wabibabwira utabibabwira ndashaka amafaranga yanjye gira vuba uyu mukobwa ngo bazanira muri moto bigeze hano ariko babuze amafaranga ku musozi bayataye serivisi n'ibyo bari usanga bari gutwara bari mu Rwanda gutwara n'ubwo cyane reba ari mu mikino arimo araseka n'amafaranga gira vuba ukuntu byagenze uyu mukobwa ndamutwaye yari yambwiye ngo mugeze inaha muvanye i Kanombe arambwira ati ngeze i Nyamirambo mugejeje umukobwa ngo nta mafaranga afite mukogira vuba gute umukobwa nkawe utega moto ariko mwemuretse twumve nawe ikibazo cye uretse twumve ikibazo cye n'iki gikapu kirimo reka nawe tumaze tumwumva ikibazo ariko kwanza musubire mu kazi nari ngiye kwishyura uyu mumotari amafaranga nanjye afite kuri telefone kandi ni amafaranga nagendanye mu ntoki nyine nsanga nayitaye sinzi ukuntu byagenze pe telefone wayitaye wayitaye ntabwo nzi ahantu nayitaye wari uyifite mu mufuka iratakara moto nangahe bose wanjye ni inote y'5 gusa nose ibyo bituma umuteza abantu nka gutya ataziranye barakeretse ko baje tutanabatumiye ariko ikintu nashakaga ni amafaranga yanjye hanyuma nkikomereza akazi nawe ni inote y'5 urakoze boss wanjye genda rero mwibarere urabona ikintu ugomba gukora cyonyine ni ukwihanga urumva kuko biriya ni ibintu bibaho abamotari baba bigira ikibazo sibyo kandi birira umuntu sibyo biriya iyumvishe ko nta n'umuntu wakubonye nabyumva ubu ikibazo ufite ikibazo cy'uko bakubonye abantu bakurebaga hariya humura ntabwo wasebye byahitaga ngo ndindaya abantu bacaho bakabyumva birababaje ariko ihangane ikindi kandi arasebye arishyuwe ngiye mu modoka uzabonaga iriya moto ye ari irenze iteye ubwoba ku buryo yajya kwigutukira ariko niko bamera abamotari sinzi impamvu mutabamenyera ugomba kubamenyera ntabwo byakabaye bikuriza ngo sorry yeah I'm sorry nakuvunye ariko nakundi afite kubigenza ntabwo ari wowe kandi njye nta kibazo ntacyo bintwaye
ntacyo nishe nta kibazo. Enewe Paul kandi abamotari bacu ni indiscipline nta kuntu umuntu yabona umuntu bakoranye umukiriya makoranye bwa mbere ese abuze amafaranga ntiwanamusubizayo basi akajya gushaka ahandi cyangwa ukanamwihanganira akazaba yaguhanye umwandagaze kurira ku muhanda biriya nubwo indiscipline cyangwa baje nanjye bitaba ntabwo sinzi uko byari kugenda kuko mbiyanyitaga indaya. Sorry. Wakoze cyane ko n'amafaranga nzakwishyura. Oh yeah. Ntabwo ari ngombwa. Ibyo ntabwo ari ngombwa. Biriya ni ibintu nakoze kandi bishaka gusona bitumye tutamenyana se. Ahubwo se buriya ibintu byatangiye bite byagenze bite? Byatangiye rero ngiye gukora surprise umugabo wanjye yagize anniversaire n'igiye kumureba ku kazi. Ntega moto sinzi igihe telefone yatakariye ngiye kwireba ndayibura. Umumotari atangira kunshitinga ati ndi indaya nkaho ni nabipanze kandi mu by'ukuri nanjye nisanze telefone yanjye sinzi aho nayitaye pe. Ukuri mwamfashije cyane iyo utaba sinzi ko nari kuhavariye pe. Birababaje nibyo ndavuga nyine ko bari abagabo bari indiscipline. Wita umuntu indaya utaranamo. Anyway, ibyo birangire ntabwo byaguhera n'umunsi wose kandi ubwo turaho tutaranibwira. Njye nitwa Jeff. Munyakire inshuti y'umuryango. Nta kibazo. Njye nitwa Isimbi nanjye mfite umugabo ngiye kumureba ku kazi ariko hano ni mu rugo nyine. Umuntu ufite ahantu heza, ufite inzu nziza, quartier nziza ituje, nahakunze ngiye kabisa. Ntacyo batwaye. Ahubwo nibagiye kukwakira twakiriza iki? Biba ni ngombwa. Ubu ni ngombwa kumva badufashije ntabwo twabura kwakira. Mu kinyarwanda arizo ngo umuco wa kinyarwanda ntabwo wajya mu rugo ngo wave ntacyo ufashe. Yego. Ntacyo. Ntabwo icyayi. Yego, kamera isanzwe. Turi ahantu heza kureba. Biraba nta kibazo. Se comme doit être une. Njye meze neza nta kibazo. Ayisenge. Yego. Ariko ubundi ubuzima busanzwe mubayeho umutero ubanye uta n'umugabo wawe. Kandi tubayeho neza nta kibazo. Tubanye neza. Come on, njye ndi umuntu mukuru. Ndareba nakurebye mbona ko hari ikibazo ufite.
njye navuga ko meze neza nta kibazo. Nkuko twavuze ko inshuti uyikura ku nzira, ubu nabaye inshuti, ndashaka no kuba inshuti y'umuryango. Wambabarira ukambera openi, ukambwira ikibazo ufite, haba icyo ufitanye n'umugabo, haba ikibazo waba ufite muri rusange, kuko psychological umuntu arakureba akabona ko hari ikibazo ufite. N'ukuntu tubayeho njye n'umugabo wanjye, araza ataha yasinze agataha atinze, nta n'amafaranga yo kurya yasize, kandi akaza ambaza ibintu, ambaza ibyapfuye gusa, kandi nanjye nta kazi mfite ngo ngire icyo nakora. Feel free, komeza umbwire, mbwira byose, uba openi kabisa. Araza agatongana akambaza ibi, akamubwira nabi, afi no kunkubita. Kandi njye mba nagerageje gukora buri kimwe nkamubera umuntu mwiza, ariko we ntabwo byitayeho. Nabura nanjye kumukora surprise ku kazi mushyiriye indabyo ngo ndebe ko ibibazo byacu twabikemura, ariko byanze, nta nubwo nabashije kumugeraho. Ndi hafi yawe kubishoboka, haba kubunga abaye bishoboka n'ibindi byose nshoboye. Ntabwo nagize njye ngerageza guca bugufi nkabera umugore mwiza, ariko sinzi nyine byaranze pe. Njye ntabwo nagize. Nabibonaga ko ufite ikibazo, nabibonaga. Hano wabwiwe n'iki? Witegere. Ni sawa. Aha se ni wowe? Hano mu rugo. Ite shunga. Ese hari waje se wabwiwe n'iki? Cyagenze gute? Keri sasa rero ukuntu naje aho iwawe, nahuye n'umudamu wawe yagize ibibazo mu muhanda. Yahuye n'umumotari yateze amubera inyamaswa. Nahuye n'ibibazo nyanga bayakubwiye ko telefone ye yatakaye, niyo mpamvu atanaje. Shiri byagenze gute? Tutambwiye. Telefone nawe yatakaye. Yatakaye? Nese naguze nimero zanjye mu mutwe. Keri, reka ngusobanurire uko byagenze. Urumva uyu mudamu wawe nanubu aracyafite ubangana. Njye twahuye umumotari yamuzonze, yamutuka, akora ibiki, ngerageza uburyo bwose namufasha. Sinari nzi ko ari n'umudamu wawe, ariko ni byiza ubu urumva ko nafashije n'uwo nagomba gufasha. Ni umugore wanjye. Noneho maze kumufasha kuri moto, ndavuga reka mudeplace mugeze mu rugo, mugezi we ndebe nahariho. Nibwo buryo ndimo hano rero. Shiri, kutambwiye naguze nimero yanjye mu mutwe. Bihanganisha iwanjye. Ukuntu ujya kubona ukabona ibibazo biraje, utari kumwe n'umuntu wawe ukunda, nawe ntakubwire, ariko ni byiza ubwo byakemutse. Si utaha ujya umubwira Shiri. Yakwakiriye. Nta kibazo cyose. Genza n'iki gikombe. Yakiriye, arakimeze neza. Ndi kwibaza kutangiza twari turi kumwe mu kazi. Nibwo kikavamo se? Ariko se ntuza Chris ko nigeze mubona akazi bize yaje? Umva nayo nigeze mubona. Chris ni biki atangiye kwa se shika gatatu. Sinzi yuko gusa no kumuganiriza. Ntuzi gutana no mu rugo. Ni heza nahabonye. Nahoze mbwira madamu wawe ko mutuye ahantu heza, nakaritsiye ni sawa nayikunze. Zagize kuzisura kabisa, turakwishimiye.
mfite umugore wakira neza abashyitsi, mfite umugore w'umwana mwiza ku isi cyane. Se ibi biti byafitiye ikibazo ni gute uzana bosi hano? Ni gute uzana bosi hano? twahuye nje kukureba ku kazi. Uje kundeba gukora iki? Urasubize ko anniversary yawe niba ari anniversary yanjye bivuze ngo wifate uze kundeba nabizi ko uze kuza kundeba. Ako kuri anniversary yawe nagombaga kuza. Mu mutwe yawe harimo iki? Mu mutwe yawe harimo iki? Nakubonaga bimaringa wigize ukuntu hariya umuryango abantu bose bakubone. Bamubwire ndabona ufite ikibazo ntazi icyo ari cyo, urangije warambukurukana munamugeza nakenda yamaye ifite kwana nabuze ubura amafaranga wajyaga he? Ubura amafaranga wajyaga he? Zana icyayi gusa nagenda turabisubiramo. Nyama zizo dusure kabisa. Ntabwo baguherutse nawe maze iminsi bakumbaza. Vuba tuzazana na madamu turasura. Mba nabasobanuriye mba nababwiye ko ku kazi nyine ari akazi kenshi ariyo mpamvu. Nabo bafite ibintu barimo bambaza buri kanya, bafite umwanya. Wihanganyeho gato. Biriya ni ibicyuzanye hariya. Biriya ni ibicyuzanye hariya ni tutiri ukazana icyayi gitarimo isukari. nta sukari ihari. Utangiye kuyigura. Ni amafaranga yawe. Ari amafaranga azi iki? Uzamenya ubwenge bigenze gute? Hanyuma yaba ntayari ugaterura ikintu kitarimo isukari nka cya kibishye kuri ukagenda ugasirifa umuntu. Nose yaguze ntumwakire. Sigiye ukanyibisha gutya ugashaka kunyigiraho gutya. Ndakudiha Imana igira nuko hari hagize ikintu kiba wambona ko gisa wowe. Nukihangana gatoya utuntu no mu rugo Yumva no ku kazi wagera no mu rugo nabwo kaba kandi kazi kenshi. Mu rugo wize mu rugo gukora ibintu byose birashoboka ko bigomba. Hanyuma se ku kazi bimeze bite ko nayiruka no kugusura muri ofisi yawe? Mu kazi bimeze neza. Ahubwo hari agaproje. Hari proje nashaka kubupropose. Nshaka n'umushinga nanizeho neza ndawupanga. Nkundiye nabuza ntaho gusobanurira. It's okay. It's okay. Very interesting. Aringa kubuye gashira nongera ndagakoresha. Kamukwiruka hano. Ntakibazo. Ndabona. Sorry. Okay. Ndabona. Izi kumbwira byo kakundi
ya gahunda wari ufite yo kwagura tukaba kwagura uruganda rwacu tugakora n'ahandi hantu. wenda ndibuka abantu hari abantu bari noneho hari ukuntu napanze twaba kubaganiriza. Ubu ngubu navuganye n'aba urebye iriya karitsiye yose muri cya kibanza hamwe n'ababwiraga ko narabaganirije hagira ujya yakareba ko byakunda. narabaganirije nasanze reka mwereke oya buretse gato hari aho nababwiraga ko mwaza ndumva narababwiye nka habiri ngira ngo ko mwazareba waharebye hombi cyangwa narebye ahantu hari ikibanza kinini. Yego. Nabonaga ari ahantu ntabwo hasa neza cyane, ntabwo ari ahantu hanini, nta nubwo yaba ari sport nziza twajya gukoreramo. Narebye ahantu hanini hagutse kuri ari scale nini cyane twadushobora kubakamo bigatanga umusaruro. Ngenda nganiriza abantu baho, ndabaganiriza ndashaka kukwereka imibare nagiye mfata wese twangiye mugati urumva twaguza amafaranga na gute akambwira umubare yifuza noneho jewe nkagerageza kumupropoza maze kumva neza we icyo bitekerezaho. Deja bose arimo batanatanya guhereza amafaranga, hasigiyemo nk'abantu baki cyane batuyemo hariya, abenshi barimo gushaka ukuntu bavamo. Reka nkwereke imibare urabona aya ni amazina y'abantu batuye. Abo ni abatuye bose? Aba ni amazina y'abatuye bose hamwe. Yego. Noneho aya ngaya nayabishyuye. Hano aya naho twagiye tubishyura, twagiye tubaherezaho make yabahereza icyizere ko n'andi ahari ibyo Chris buriya twarafatanyije. Deja mwafashe amafaranga mwarishyuye? Namuganirije namubwiye igitekerezo ko numva twabikora. Ndavuga ati nkaho ushinzwe nyine iby'umutungo w'ikigo aransinyira tubahereza igice. Urabona ko umubare w'abangana nabo Chris afite ikibazo. Ntabwo yakagombye gufata amafaranga muri projet ngo ayatange atambwiye. Urumva wari byo? Nashaka kubikuganiriza we ambwira ko sawa dukomeze bya Chris ndaza kubireba. Niko twakomeje tubishyura. Urabona ko umubare munini wavuyemo, hasigayemo abantu bake, abandi bari gushaka ukuntu bavamo. Rero numvaga ubwo toto nangahe yose hamwe nari mwapanze ko muzaba nkangahe bose? Ubundi yari nka miliyoni 500. Tari miliyoni 500? Okay. Urumva ubu ngubu amafaranga twakoreshejemo ubu twakoreshejemo miliyoni, so mumaze kwishyura icya kabiri cyabo? Oya, icya kabiri cyabo tubahereza igice, ntabwo twabahaye yose. Okay. Miliyoni 500 ni kugira ngo yandi asigaye nafashe muri amafaranga make ya budget mwe mwapanze. Niyo nambwe ateka dukoresha iyi ngiyi dufite. Noneho mba tugende tubaherezaho make. Chris ari byo ari bansobanurira narumva neza. Anyway, iki gikorwa wakoze nicyo gikorwa ni cyiza, nabinyeretse ndabibonye kandi ukuri mwarakoze mubigeze kure. Good of you. Ariko ese ubundi urabibona ute iyi projet y'ugushinze akaba ari wowe uba head of the project? Ukuri murakoze bose, mungira icyizere ku bantu ari ryo wayobora uyu mushinga. Yego. Ntabwo nabona amagambo mbabwira n'ukuri birandenze, ariko ndabashimiye cyane. Hanyuma ikindi urabibona ute nanone kuko Chris maze igihe mfitanye ibibazo na Chris byinshi cyane, hari ukuntu amaze kwigira nkagikunze, amaze iminsi ishaka umuntu uriya mwanya we nk'umusiba mukuraho. Wabishobora gufatanya inshingano zombi n'uriya mwanya wa Chris muwe? Fukame kuri ukuntu ibintu binshimishije ukuri ndabashimiye bose, ndabashimiye cyane.
urumva rero biragusaba gukora cyane, biragusaba gukunda akazi ko usanzwe ubikora, ariko biragusaba noneho kongera imbaraga wakoreshaga, urukundo rwo wakundaga n'ubundi industry yacu, biragusaba kongera ukaba hadi waka kurushaho. Ndabashimiye cyane yewe ibyishimo bineze muri kintu uvuga gusa ntabwo nzabatenguha. Igikuru ni ugukora nyine, ni ugukora cyane, kandi urumva uko ubikuriye byose ni nako n'agafaranga kiyongera. Hari iyo project, hari ibyo kwinjiriza, hari n'umushahara usanzwe biga posting ubona. So urumva rero amugana ukwiye kwishima, ariko nanone ugakora imbaraga nyinshi kugira ngo byose ushobore kubigenda. Ndabizeza ko ngomba gukora. So saa 11 usanga ku office turebe ukuntu hasinya izo contract nshyashya, twongere tuvugeho no kuri project kuko hari ibyo tugomba kunoza, niba hari n'ibindi bikenewe mu buryo bwa finance nabyo tukareba ukuntu tubigenza. Okay, so ndumva byari ibyo rero, wamumagarira madamu amusezerano reka mubwire. Simba harya twambwiye. Okay, asa ngira ngo mbasezere ngende, nabasuye nishimiye ko namenye hano, turakorana reka mbasezere. Reka muri Okay, ntacyo n'ubundi se ngiye ko hano naparitse hano kugeza kuri wakoze. I'm going to be a billionaire. Isimbi. Fanya ibintu nanga. Se kuki ushaka kunsebya? Kiba nibiriye muri deal z'akazi nshaka kugira ngo ndebe ko urabona. Sino urajyaye. Urajyaye. Ni mugenzi wawe. Garuka hano bicara hano. Gira vuba se. Wikuba ibintu byose wikurura. Ufite iki kibazo? Nta kibazo. Usa nawe ukumbuye iwanyu. Abona ubu ngubu ibintu birahindutse, ndi umwe mu bamiliyoneri bagiye kubaho. Miliyoneri ni bake, mabiliyoneri, ndabona ntabwo nkwiye. Ngomba kubona nari naragura Imana igira neza. Ushaka ukuntu bigenza uve hano, urebe ukuntu ujya kureba iwanyu, ugenda uvuga iyo nzaguhamagara ninkukenera. Sinanone urongeye koko. Nongera iki? Twiyunga iki? Narakubwiye yewe urambangamira. Uranjena. Ntabwo uba umukurumba mbishaka. Kubwira kujya iburyo ukajya urarugiye muka. Tayi wanyigira vuba ahubwo. Uzinga ibintu byawe. Uri kunyumva? Oya basi mbabarira ntabwo bizongera. Uratwahuye mu muhanda nabuze amafaranga yo kwishyura nje kureba. Haguruka ugende ujye kujya mu bwiye. Haguruka ujye kurya nkubwiye. Mbabarira ntabwo nzongera. Ntabwo uri kunyumva? Ntabwo njye nawe ntabwo bigishobotse pe, n'ukuri twarabanye, ndagushimiye, twarabanye igihe kimaze tubana kirahagije. Ke nagukoreye n'ibiriya byo wankoreye n'ibiriya, igihe kirageze nyine ngo tuvangure ibintu byacu. Ubu ngubu
wareka basi ubu ngiye kugira ibintu byinshi cyane bidatuma ngomba gutangira imijinya hano mu rugo. We ntabwo ubibona. Gira vuba vuba winindire. mbabarira basi Bituma nsubiramo. mwese uragira ngo ngiye nsubire iwacu mu rugo. Mbabarira ntunyirukane nta hantu mfite ho kujya pe gusa ndagaruka mu maso ya mama. None ntiyakubyaye. Oya pe mbabarira ntabwo namusubiza. Haguruka gira vuba. Oya pe mbabarira basi ndakubwira. Mbabara basi mbabarira. Kuki ushaka kumumatiriza? Basi ushaka kumuteza. Ndashaka ko tubana neza. Ntabwo nyirire byawe sheri ntabwo bigihuye pe. Haguruka ugende. Ngiye gushaka abakobwa bagisa neza bakirebeka. Sheri twakundana. Winkoraho. Sheri wambabarira kuko nakoze iki? Singerageza guca bugufi nkakora ibyo ushaka. Wakoze iki? Ntabwo nshimisha sinshaka kubana nawe. Haguruka ugende vuba. Ndabikora uko ubishaka ibintu byose. Nzajya nkora icyo ushaka. Ushaka ubwiza iki? Ushaka ubwiza iki? Haguruka gira vuba. Haguruka gira vuba. Ushaka nkubwiza iki? Ushaka nkubwiza iki? Oya mbabarira. Kandi ntabwo wumva. Nari nakubwiye ko udafite amatwi yumva. Ntabwo uri kunyumva. Iyo uza gutahe. Shirwani. Sesurira. Kukinisha umuntu. Kwisi ugaruka. Twakinaga hano none ndabona shirwaye iki? Isurira. Kelly. Ntabwo nigeze mva. Ibyo mwavuganye byose nabyumva. Intambara zose uko zitangiye zose byose nabyumva. Ese Kelly gufata gutyo umugore ibintu byakugeza kuki? Kelly uzi ko hari amategeko muri iki gihugu arengera abagore. Ubu ni uko umwana w'umukobwa abayeho kuva mu kibara kugeza uno nta kabazo gato. Warahiza nguzaza gukurira company yanjye ngo nguzaza ngo gukurira projet nguhaye niyo mico yo gukubita abagore. N'uwo mutima. Uyu mwana abayeho nabi kubera wowe. Kelly wimbwira ibyo bintu. Ese ubwo wumva kandi shahanze wasohoka hanze bakagira ni marayika yigendera mu kazi abantu bose bazi ko kwa Kelly gashobora kuba ari muri paradiso. Kumva umwana w'umukobwa nuko abayeho nuko wamugize. Kelly shaka kunyumva ibintu neza. Ku kazi wanjye nta kazi ukigira muri company yanjye. Namaze guhamagara deja nababwiye. Ejo uzajya gufatira tiri gusezerera. Icya kabiri iyo projet nayo naguhaye ibyo byose ubyibagirwa. Ntabwo ngewe nta muntu uteye nkawe ufite umutima nk'uwa kinyamaswa ushobora gukora muri company yacu. Nizo projet nakubwiraga uhaye mukurire ntazi gihari. Basi mumbabarire. Nukuri mumbabarire. Ibisonga bazibuzisa n'umugore wawe. Nakabazo gato yatugize. Ndakubwiye ngo izo mbabazi hindukiriza umugore wawe. Zimusabe nyine. Shiri wanjye bizusanga dukundana. Musabe imbabazi kwanza. Kana kabazo gato ko. Umubwire igihe cyose ibyo wamuye mu cyusa imbabazi. Bizi ko mukunda cyane. Kana ndabizi ko nkunda. Musabe imbabazi ubyitayeho. Ikindi rero akazi ntabwo ugifite muri company yanjye. Nta kazi ugifiteyo deja namaze no kubahamagara. Iretire uzagenda uyifate gusezerera mu kazi. Boss kuko
akabazo gatoya. ni ibyo ngibyo nakubwiraga. Ikindi ni ugusimbura yamaze kuboneka. Hanyuma Simbi, ejo mu gitondo 2:00 azaguherekeza kwereka aho ofisi ye yakoreraga ahiri. Ni wowe ugomba kuyijyamo, cyangwa se natanaguherekeza uzaze uce kuri reception bakwereke umwanya wawe urahari. Ubu ni wowe ugiye mu mwanya we, ibyo nabwira abakorera hano ni wowe ugiye kubikorera. Ni umugore wawe ugiye gukora ibyo ugomba gukora. Ntabwo twebwe iwacu dukoresha abagabo bigize intare mu rugo bahora barasinga abagore babo babuza amahoro bapi. Wabyumvise? Yego bakoze. Ejo bitarenze 2:00 mu kazi. Ntuhasi wageze? Sawa. Kandi nudahinduka n'ahandi uzakorera niko bizakugenda. Ariko ntabwo ari gutya muri kinyejana nta muntu ufata kuri nawe iyo ari gutya nsanga ndi umuntu mwiza hano muri kose barabizi. Si wanyijyaga ngo ubonye akazi ngo ugiye konyerukana. Ari umujinya bamwishyura umuntu ariko urabizi twarakunda ntabwo nibuka umunsi twawe. Wambwiraga ni nahe nsubira iwacu nawe wambabariye. Nawe ahubwo ni wowe utahe kugenda. Wambabariye kubizi ko twakonye kubizi ukuntu gukunda.